Mumbare byibuze mu nyine sibyo chef mumbare mu icyumweru kimwe cyonyine ndamaze kubona uko mbigenza nk'uwo muhano ufite uruhinja rwose rukiri ruto rutarangira n'amezi dusigaranye njyenyine umugore yaragiye rero ibi bintu kongera ibyo bibazo ufite ntabwo mbasabye ngo mumbabarire byibuze mu icyumweru kimwe sibyo Why me? Why always me? God, my God. What about my baby? Nukuri wabukoze cyane bro. Ntabwo ari ibintu byinshi urumva. Ya pampa n'amata y'umwana. Na gufotora cya gikombe. Niyo anywa niyo ashobora andi yose yaramunaniye. Nagerageje no kumukamishiriza byaranze. Ahita arwara ibintu by'amahanishi ariko ayo ngayo nabonye bikunda nta kibazo. Nakoze cyane bro. Sawa nta kibazo ngenda gutegereje. Wakigenda hari umunsi wose nta kibazo. Zareka ndumva bakomanga. Karibu. Sali. Karibu. Dai. Umeze neza? Turashimira neza. Ko ntabamenye. Njyewe nitwa Twizere Samuel. Nazi wanjye. Umugabo John. Yes. Turi abakozi ba Girubuzima Bank. Rero twari tuje aha ngaha kugira ngo tukubwire ibyemezo banki yafashe. Ibyemezo? Yego. Ndumva naha mugenzi wanjye akagira icyo akubwira. Turabuze kuba tukubwizaho gutya wenda tutayatwiteguye. Gusa ngira mugenzi wanjye yagusobanuriye. Yakubwiye ko tuvuye muri banki. Urabizi ko tumaze igihe tuvugana tukohereza ama-email. Gusa uyu munsi banki yafashe umwanzuro ko ibi usohoka mu nzu, iyi nzu tukayishyira twitize cyamunara ku bw'umwenda mufitiye banki yacu. Ese nyakubahwa John nakwihangana
mukanyongera iminsi mike byibuze niyo yaba icyumweru kimwe urabizi ko umva reka mbabwize ukuri sibyo Sam muri abantu b'abagabo bashoboka. gusaba abantu ukanyumva ukabyara namwe muri abantu b'abagabo sibyo ko mbore byibuze mu sibyo chef mbore mu icyumweru kimwe cyonyine ndamaze kubona uko bigenze nk'ubu umuntu ufite uruhinja rwose rukiri ruto rutaragira n'amezi dusigaranye njyenyine umugore yaragiye ibi bintu n'ibyo bibazo ufite ntabwo mbasabye ngo mumbabarire byibuze mu icyumweru kimwe sibyo mumbabarire muri abantu b'abagabo rega nta mubyara babaho Twarakwihanganiye igihe kinini cyane kandi nta nubwo ari natwe dufata umwanzuro natwe hari abadukuriye. ntabwo mbasabye icyumweru kimwe cyonyine Icyo cyumweru twarakiguhaye niyo mpamvu ubona tuje ubu ngubu. Rero niyo mpamvu tugusabye ugomba gusohoka muri iyi nzu ukagenda kandi ntagire ikintu na kimwe ukura muri iyi nzu. Hi babe. Biteze. Meze ute ko mbona turimo twakwishe. Nawukwereje. Really? Shira umeze neza ku buryo utangira imirimo koko. Ntabwo umeze neza ndimo ndabibona. Nshaka kuba busy. Ukuntu uri kureba. Uracyananiwe, uracyameze nk'umuntu urwaye. Kuki wivunye kuza kunywa ji? Kuba busy just kugira ngo nibagire ko byabayeho. Yeah. Birumvikana ntabwo ibintu byabaye byoroshye ariko ugomba kugira umutima ukomeye ndetse ukagira n'umutima wo kwihangana. Tubayeho biragoye sibyo no kubyakira biratugoye ariko tugomba kugira umutima wo kwihangana kugira ngo dukomeze ubu buzima. Please. Reka twe kubikora. reka mufashe tubyoroshye kugira ngo bibeho gutyo ko abakozi ba banki tuza ko gusanga mu rugo biba ari ibintu byaturutse hejuru. Ni ukuvuga ngo ugiye gusohoka mu nzu nta kintu ukuyemo ufungeho uzaze kuri banki ubundi ndasohokamo akanya niba byumva uzagarukamo. nawe ubishyize mu gaciro nasohokamo akanya nkajya hejuru. Rero rero ukuntu ugenza Sam iyo mbifite se ubundi ariko mba ndimo kubatakambira ariko nta bundi buryo nta buryo n'abati mfite no kuri mu mbaga kihanganire Twebwe turakurikiza iby'amategeko ari gusa nagusaba ko gushyira mu gatege ikwigira gategetse shaho kabyara dufite iminota mike haragira vuba. none ibintu turi gukora binyuranyijwe n'amategeko. ntabwo mu kuri kw'Imana muri mukuri ariko nyine None muce inkoni zamba rero reka itegeko turyapige ndabyumva ahubwo wowe uze kuri banki reka tubaye dukora itegeko rivuga dufungeho hano usohoke ubundi uzaze kuri banki ubisobanure byose uko bimeze. Samuza na manager muvugane kumara gupanga byose ubwo umuzima azagura n'imfunguzo ariko inzu isohotsemo nubwo byose tukubwiye byumvikana wareka ntabwo nitwaganira sibyo byose tukazareba n'ukuntu tunaganira ku ruhande ariko mpanyorohera ushobora kurwanya nawe ntabwo ndi kurwanya rwose ntimumufate nko kubarushya cyangwa kuko ushaka kurwanya ntabwo ari ukurwanya umubyeyi sibyo ugeze aho ushaka kuduha ruswa. ntabwo ari ruswa ariko nyine mwanyorohereza uzi ikintu nagufasha nk'umugabo mugenzi wanjye ubu ngubu ni ukuguha amasaha 3 gusa amasaha 3 mwambonye aho nerekeza rwose n'imizigo n'uruhinja. Ntega amatwi rega namwe mwagiye mwaye amasaha 3 atarengaho n'umunota bariya baje gufunga hano turumvikana.
Okay. Ndumva ibintu. Nyamuntu ukuri kw'Imana umunyanga. Sibyo mubyeyi. Nakira. Aho ngaho hariho ibintu banki igomba gufatira byose ngaha muri iyi nzu. Ugasigara ubisoma. Muri ayo masaha 3 ube washyize ubwenge ku gihe. Turagaruka ngaha tuzanye n'ubuyobozi. Akoze ku mwanya wawe. Iri umunsi mwiza sana. Namukanye. reka twe kubigarura si byo nyine ashobora gutangira ubuzima bushyashya nkabyakira byumva ko byabaye ariko nyine nshaka no kwibuka ko ntagomba kuryama gusa mfite n'inshingano zo kukwitaho. Yes baby, ndabyumva ariko nanone wibuke yuko sima nshaka kuvunika sibyo uracyananiwe uracyarwaye ibi bintu kuki utabihaye umukozi wo mu rugo ngabikora. Please baby ntabwo umukozi azakwitaho. Ako baby icyo nyine ni ukugira ngo umere neza. Ako urabona ko umwananuka kuva narekeye guteka kuva narekeye gukora ikintu cy'umwananuka nese yango mbigenze gutuma meze ndyame komeze igendo kazi nta kintu ndiye nta kintu nyweye. Please. It's okay. Kamwereke sibyo biratugoye ariko nanjye uyu munsi niriwe kubitekereza ntabwo byari binyoroheye pe. waretse kubitekereza ndabizi ko ushaka umwana ndabizi ko mu ataba koroheye. I know baby gusa nyine ikibanza kumubwira sibyo banza promising ko nyine uri bwangana ko byibagirwa. ndaza kubyibagirwa nabonye imbaraga so basi so umeze neza. Okay. Kuko kumera neza kwawe nibyo bituma namera neza sibyo niba ushaka ko umera neza basi try to show me happiness yereke ibyishimo yereke trying my best please I'm trying my best so you don't forget it. It's okay baby mwana tuzabyara undi Imana idushoboza Imana itanga urubyaro sibyo need you to be patient tukagerageza kubyibagirwa right now tuzongera no kubiganira guhera uyu munsi sibyo. Promise. Yeah, I promise. Okay baby. Okay baby. I love you. I love you too baby. You will be fine, right? So no kuba watangiye guseka none watangiye kuba mwiza nka mbere.